Haleluya haleluya, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kugaruka muri uyu mwanya wo kugira ngo dusengane Imana. Ni umwanya mwiza wo kongera kubohoza ibyari bituboshye, imbaraga mbi zari zituboshye, imbaraga mbi z'uburwayi zari ziboshye abantu batandukanye, imbaraga mbi zari zikuboshye. Ni umwanya wo kuza kugira ngo tubohore imibiri yacu, tubohore ibyacu byari biboshye. Uyu mwanya ni umwanya ukomeye, ni umwanya nguhereje ikaze, ni umwanya nguhereje karibu kugira ngo dusengane Imana, twinginge Imana ishobora byose, twinginge Imana itabara, twinginge Imana igira neza, ifite kugira neza kwinshi. Ni umwanya rero w'igiciro gikomeye, ngira ngo nkurarikire kugira ngo uzamure kwizera, kuko ni Imana ikiza, ni Imana ikiza igakiza indwara zananiranye, ni Imana irema ibitari biriho bikabaho, ni Imana ifite imbaraga zikomeye. Mu mbaraga zayo harimo byose, mu bubasha bwayo harimo byose, kuko ni Imana y'inyangamugayo, ni Imana ifite kugira neza kwinshi. Ni umwanya rero nguhereje ikaze, nguhereje karibu, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga ku rugi muzakingurirwa. Niyo mpamvu rero nkwinginze kugira ngo uze ubane natwe, ifatanye natwe nk'uko bisanzwe mu isengesho ryo gusabira abarwayi. Rero ni umwanya mwiza, ni intangiriro y'igitondo. Ndakwinginze cyane kugira ngo uze ubane natwe mw'iri sengesho, kandi urabona Imana, urabona igitangaza cy'Imana, urabona gukora kw'Imana, urabona ubutabazi bw'Imana. Imana yacu irakomeye kandi Imana yacu irahambaye, Imana yacu ikwiye kubahwa, ikwiye gupfukamirwa. Ni Imana rero igira neza, ifite kugira neza kwinshi, ifite imbabazi nyinshi, ifite imbaraga nyinshi. Ni Imana, ni nyir'ubushobozi. Haleluya. Ndakwinginze wewe unyumva, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, ku migabane itandukanye y'iyi si, ndakwinginze cyane kugira ngo ntuheme kubana natwe, ntugaheme kubana natwe, kuko ugiye kujya ubona imirimo y'Imana itangaje. Kandi wizere imbaraga z'Imana, wizere amasezerano y'Imana, wizere imbabazi zayo, kuko ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza dukora. Ni umwanya rero mwiza nguteguriye kugira ngo mw'iri sengesho tugiye kuvuga, ni n'isengesho rigufi, ntabwo ritinda, ariko ndagira ngo nguhamirize ko Imana yacu ishobora byose. Iyi niyo ya Mana Yobu yavuze ngo azi yuko ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Mu mugambi w'Imana harimo byose, mu mugambi w'Imana ntabwo igitsindwa, kandi mu mugambi w'Imana ntabwo igineshwa. Ni Imana itaneshwa, ni Imana idatsindwa, ni Imana y'inyangamugayo, ni se w'umwami wacu Yesu Kristo, ni data wa twese, ashobora byose, nta kijya kimunanira. Rero niyo mpamvu nkwinginze cyane, mu mbaraga zikomeye z'Imana, mu bubasha bw'Imana. Imana yagiye yigaragaza mu bihe bitandukanye, ikigaragaza mu buryo butandukanye, kandi igakora ibikomeye mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu rero n'uyu mwanya tugiye gusengana Imana, kugira ngo Imana ibane nawe, Imana yirirwane nawe, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikwiteho, yumve gusenga kwawe, yumve ubutabazi bwawe, wowe urushye, wowe urwaye indwara zitandukanye, ndetse n'izindi wumvaga zitazakira, zananiranye. Uyu mwanya tugiye gutegeka buri burwayi bwose bumera amatwi, buri burwayi bwose bumera amaso, uburwayi bwose bwumve nk'uko umubiri ugira ibyumviro, ari nako n'ubu burwayi bwumva imbaraga z'Imana, bwumva ijwi ry'Imana, buhunge, bwumve gukomera kw'Imana. Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Niba uri umukobwa, Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Niba uri umugabo, Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Niba uri umudamu, Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Niba uri kumwe n'umwana muto, Imana yigaragaze ku buzima bwawe. Buri muntu wese uri mu bitaro bitandukanye, Imana yigaragaze ku buzima bwe. Imana igaragare ku buzima bwe, ikora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Ndatura ubuzima, ndatura amahoro, ndatura ubudahangarwa, ndatura gukora kudasanzwe ku buzima bwawe, ku buzima bwawe unyumva. Ndatura ubuzima, ndatura kubohoka, ndatura amahoro, ndatura ibyiringiro, ndatura ubudahangarwa bukomeye bugaragare ku buzima bwawe.
bwawe, kandi Imana yigaragaze, Imana y'igitinyiro, Imana ishobora byose, aba ari iseruka mu byawe, Imana ishobora byose ari igira ibyirema, kuko niyo igira ibyirema ikagikomeza. Niyo mpamvu dusenze mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga z'Imana zize zurukire ku buzima bwawe, gukora kw'Imana, ubudahangarwa bw'Imana gurukire ku buzima bwawe. Tugiye gusenga n'Imana, zamura kwizera Imana, zamura kwizera Imana, zamura igisengesho, wizera Imana, wizere gukora kw'Imana, wizere ubutabazi bw'Imana, wizere gukiranuka kw'Imana, wizere imirimo y'Imana itangaje irakugirira neza. Haleluya. Uri data wa twese, uri umwami wacu, uri umutabazi, uri inyangamugayo, uri isambi itarumba, uri ubwugamo bw'umugaru. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wigaragaze, ukore ibikomeye. Turacagagura buri mugozi wose, buri munyururu wose wa Satani uza kubabaza abantu bawe, uza kubabaza abantu bawe mwami, ntibagire imibereho mizima. Izo mbaraga ndazishwanyaguza, izo mbaraga ndazitwikisha umuriro w'Imana, izo mbaraga ndazisenyesha ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka buri gitero cyose cya Satani, ndategeka buri mugambi wa Satani, ndategeka buri mugambi w'abadayimoni, ndategeka buri gitero cyose cy'umwijima katika jina na Yesu Kristo. Ndatura ubwiza bwawe, ndatura amahoro yawe, ndatura igitinyiro cyawe, ndatura gukora kwawe, ndatura nsaba mwami uburinzi bw'Imana bugaragare, kunesha kw'Imana kugaragare, utegeke kandi uganze, ukora ibikomeye kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze. Ngaho bana n'abanyumva bose ubagirire neza mwami mu bwiza bwawe, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Bene data nshuti z'umusaraba, turabakunda kandi turabazirikana. Ni ngombwa rero ko mukomeza kwifatanya natwe, ntibibagirwe gukanda subscribe niba utarayikanda, kuko umuntu ayikanda rimwe, kandi ntibagirwe gushyireho igikumwe, utera like, share, commentaire yawe irakenewe, kandi Imana irakomeza kuguhereza umugisha, Imana irakomeza kukwigaragariza mu buryo butandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Turizera imbaraga z'Imana kandi turizera gukiranuka kw'Imana, turizera gukora kw'Imana. Rero mwene data, nkuko bisanzwe dufatanya mu isengesho, ho tuzajya tubana mu kugaragaza ibimera niki byagufasha mu mubiri wawe. Niba urwaye wakwifashisha ikihe kimera kugira ngo ubashe kugira amagara mazima. Ibi ngibi twaranabitangiye kandi turi kubona biri gukora cyane, tubanza isengesho risabira imibiri yacu, risabira ubuzima bwacu, risabira imibereho yacu, kugira ngo tubashe kugubwa neza kandi tubashe kuba bataraga mu izina rya Yesu. Ndizera ko ntawe udashaka ubuzima, kandi ntawe udashaka ituze ryo mu mubiri, ntawe udashaka amahoro meza yandi Yesu aha abantu be. Rero ayo mahoro niyo atumye turi kuganira. Ikindi nanone mbibutse ko hari abantu mugenda murota inzozi mu buryo butandukanye. Nanone mu kurota turajya tugira umwanya, cyane cyane tuba tubikora nimugoroba, turaga dufata inzozi nka zingaho abantu bibazaho, kuko abari benshi bagiye bandika, bagiye baca mu gikari bakandika, rero mukabyifuza mu ubwo buryo. Rero ngiye kujya mbasobanurira nibura buri nimugoroba urarusobanukiwe izo nzozi warose zikaba zakora kuyobeye, cyangwa se hari ibyo ushidikanya kuri zo tukagusobanurira. Rero Imana ndizera neza ko ndashidikanya kikomeza kubana nawe, kandi Imana igakomeza kugenda ibagirira neza mu buryo butandukanye, mugakomeza kubona gukora kw'Imana ndetse n'ubutabazi bw'Imana. Imana rero irabakunda kandi Imana irabazirikana. Mugire umunsi mwiza, mugire impagarike n'ubugingo, mugubwe neza, kandi mufite amahoro y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Turaza gusubira rero ku bari biteguye kumva icyo Imana ivugana nabo, noneho kandi icyo Imana ibagiraho inama mu buryo bw'imiti igendanye na gakondo, uko cyangwa se ibimera cyangwa se ibiribwa ushobora gukoresha ukabasha kuva mu icyo kibazo runaka wari ufite. Imana rero guhereza umugisha. Icyacu nuko tuhabaye ku bwanyu, kugira ngo dukomeze kuganira ibiri kubaka ibyubaka umubiri mu buryo butandukanye. Rero Imana ibaha umugisha, Imana ihe imirimo y'amaboko yanyu umugisha, kandi Imana ibagirire neza cyane. Shalom shalom.